J-Stone on the vibe. Iyamureme, Augusta Story, Marie Chantal, uri ukuri. Ni wowe mpora nibuka baby, nakumenye nkiri muto, umutima ukanyuzura. Waransetse bwa mbere, numva isi ibaye nziza. Twanyuze mu biruhuko, twanyuze mu mibabaro, ariko urukundo rwacu rwaranditse ku mutima. Nubwo igihe cyahise, buri wese agafata inzira, wabonye undi ngasigara yenyine, ariko kuri hano mu mutima, ndabona kwibagirwa sinshobora. Nubo wagiye sinzibagirwa urukundo rwawe. Oh no no, Marie Chantal, wambaye umutima nk'isaro. Nabonye undi ariko si wowe. Uri ukuri, wowe ni wowe wampaye urukundo rukuri. Nagerageje kwibagirwa ariko ntibyakunze, buri joro nkumva ijwi yawe mu nzozi. Wanyigishije gusetsa, wanyigishije gukunda, ubu ngusengera uryoherwe n'ubuzima. Umutima wanje kukumbura, nzi ko igihe cyacu cyarangiye, ariko sinzabura kugukunda mu buryo butwari, kuko wampaye urukundo rutazongera kubaho. Chantal, uziko nakwifuriza ibyiza byose. Ndabona guhora ahubwo ndagushimira, uri ukuri wampaye urukundo rutagira uburyarya. Uri ukuri, ndabona kwibagirwa sinzabishobora. Nabonye undi ariko sinigeze kwibagirwa. Marie Chantal, wampaye urukundo. J-Stone, Afrobeat emotion. Iyamureme, Augusta Story. Sometimes we move